Twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba N.G.O TV, mbere ya byose banze ukore subscribe maze ubone ugitanga abandi kumenya amakuru menshi atandukanye. Uyu munsi muri uyu mugoroba reka tuganire ku makuru ya siporo akomeje kuvugwa mu Rwanda. Dore mu ikipe ya PRFC aho ikipe kuri ubu umusore ukina mu ikipe ya KCCA yo mu gihugu cya Uganda no musore Nemeyimana Samuel bakunze kwita Kato watangaje ko isaha n'isaha ashobora kuza gukinira ikipe ya PRFC nyuma yo kugirana ibiganiro n'ikipe y'ingabo z'igihugu, ibiganiro bagiranye kuwa gatatu. Uyu musore Samuel kuri ubu afite imyaka 21 yazamuye mu ikipe ya mbere ya KCCA mu mwaka wa shampiyona wa 2019-2020 ubwo ikipe yendaga kuza mu Rwanda mu mikino ya Sekafa Kagame Cup yaje gukina kugeza begukanye irushanwa rya Sekafa. Uyu mukinnyi Nemeyimana kandi afite umubyeyi mwe w'umunyarwanda ndetse na mama we umubyara akaba umugande. Yanatangaje ko yifuza gukina ikipe y'igihugu Amavubi mbere yo gukina ikipe ya Uganda Cranes. Ni myugaro kandi ufatwa mu beza mu gihugu cya Uganda, dore ko yahamagawe na John McKinstry mu irushanwa ryo mu karere ubwo Uganda Cranes yiteguraga gukina n'ikipe mu majyaruguru y'iki gihugu. Icyakora ngo ni ibintu bitazamubuza gukinira ikipe y'igihugu Amavubi naramuka hawaye amahirwe. Aramusaje mu ikipe ya PRFC yaba yongere kubakinnyi nka Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, Rwabuhi Placide ndetse na Prince Burya bose bakina mu mutima wa defense. Amakuru kandi akomeje kuvugwa mu Rwanda ni umusore Rutanga Eric. Uyu musore wakiniye ikipe ya Rayon Sport akanayibera kapiteni, nubwo byavuzwe ko yerekeje mu ikipe ya Yanga ariko bikaza kurangira adakiniye ikipe ya Yanga. Kuri ubu yahisemo gusinyira ikipe ya Police FC. Kuri mikoro za N.G.O TV, Rutanga tubwiye byose byatumye afata icyemezo cyo kuva mu ikipe ya Rayon Sport, ariko mu byo yavuze ko Perezida Sadate atazamufata nk'umugabo wamugiriye akamaro muri kariyeri ye ubwo yari mu ikipe ya Rayon Sport. Yanga yarampropoje ko nawe umukinnyi wayo uyu mwaka nari namaze gusinyira muri polisi, bibanza no kuba ikibazo, baramvugisha banyereka ko bankeneye, ubwo banyereza kontra bayohereza kuri email. Nibwo mwabonye ko nahise mba nyine nsa nkaho mbaye umukinnyi wa Yanga, kuko nabo ubwabo bagiye babitangaza. Ndabasinyira kontra y'imyaka 2, ariko nyuma nibwo ko namaze gusinya bavuga ko bazanyohereza amafaranga, ko abizi indege icyo gihe ntabwo zagendaga. Urebye ni nacyo kibazo cyabanje kunyuramo, ko ntago indege ko bumvaga ko nabasangayo, babona ko indege zitagera bazayohereza. Ndasinya ntegereza ko amafaranga bayohereza, ntibayohereza. Ubwo bambwira ko igihe bazafungurira indege aribwo najyayo bakananyerekana imbere y'abafana. Ariko nyuma nibwo haje kuzamo utubazo nawe ntazi, nibwo perezida wa Yanga yambwiye ko bitagishobotse, ko nashaka indi ekipe nta kibazo. Yari kontra ya nyayo, kuko na coach Rick nawe yari abirimo, ko nawe yari ari mu bo banyifuzaga, bavuganaga na agent wanjye. Ibintu byose byari birimo, ariko sinavuga yenda ngo uyu nguyu wabyisha, ariko ntibabura ntago ari mpaka ngwenda mbe nabitangariza hano kuri mikoro, ariko birimo, kandi ukuri kose ntago burya ariko kuvugwa, ariko byaje kugira. Ariko nandi umukinnyi kandi ugifite imbaraga, buriya nta nubwo ari Imana yari yanteganyirije. Buriya hari ikintu kiba kugira ngo Imana igucishe mu zindi nzira, kuko wenda hari ahandi umuntu aba agiye kwerekeza. Ko nge nk'umuntu wemera Imana nemera ko byose bishoboka, hari ikiba kubera hari ikindi kiza yenda guteganyiriza. Niyo mpamvu rero ntabitinzeho cyane, nahise mbabwira nta kibazo, nkishakira ahandi nta kibazo. Urumva ntago transfer yanjye nta yari ihuriye na Rick, ahubwo Rick we baramupropoje ko yari nka coach, yari coach wabo icyo gihe. Ahubwo uwo twavuganaga n'undi nuri usanzwe ugura LC, uriya boss wa GSM,
niwe wavuganaga na agent wanjye, niwe wanyandikiraga, urumva niwe wabimbwiraga, niwe wabipropose. Urumva iyo biza kuba byaraturutse kuri leak, urumva sinzi, ariko sinzi ko leak nawe yarabizi, ariko boss ya Elise niwe wari ubirimo bya transfer, ko niwe wacirikanyaga amafaranga byose. Geraho turemeranya, nta kibazo, nta kibazo, nzabakinira. Nibwo yohereje kontra kuri email. Urumva rero ntago navuga ngo ni coach. Kontra yanjye najya kuvuga amafaranga, ariko yari menshi parapora mu Rwanda, yari menshi ari amafaranga yagufasha muri kariyeri yawe. Ntago navuga ko natereranye Rayon Sport ngari mu bibazo, kuko nanjye nari mbirimo. Twese turi mu bibazo, ko buriya ekipi uyikinira uri mu bibazo, iri mu bibazo nawe uri mu bibazo, ariko nta n'ibibazo yari irimo, ko twese turi mu bibazo bimwe. Muri rusange abanyarwanda bose turi mu bibazo, twese turi muri lockdown. Ni ibibazo rero tutigeze twitera. Ntaho navuga rero ngo ni Rayon Sport nyine ari muri ibyo bibazo. Ikintu cyanteye gufata bino, ngiye nasinye amasezerano na Rayon Sport y'imyaka 2. Urumva nari ndangije uno mwaka, season yo nari ndangije. Dusinyana, mwagiye mubyumva, twasinye 9 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda, bampa 2 miliyoni. Ariko kubera kuntu ngiye nari mbizi Rayon Sport wenda ni ekipe yamaze gukinira, ndavuga muri 7 miliyoni zisigaye, bo bavugaga ko nyuma y'amezi 2 bazayama. Ni tariki nibuka 30 nimba arizo skwa 7, ndakeka aho ngaho. Niyo kugira ngo mbere yaho nibwo bari ngombwa kuyama. Nukuvuga ngo nyuma yaho nanemerewe kuba nashaka iyindi ekipe, niko byari byanditse muri kontra. Itariki zarageze rero, mu kugera zageze, shampiyona yegereje. Urumva president musaba amafaranga n'iki n'ubuyobozi, ambwira yuko nta mafaranga. Nsaba imbabazi, aramwe ati amafaranga ya 7 miliyoni zisigaye nzayabona vuba. Urumva rero ndavuga reka nyine, nimba nyijeje gutyo, reka nyine na shampiyona ko yari itangiye, transfer zinarangiye, ndavuga ntago najya mu yindi ekipe, ntago bikunda. Ndabakinira nyina umwaka wose, nishyuza amafaranga ari gutya. Nibwo twinjiye muri turangije, ubwo season yari itararangira, twagiye muri lockdown. Nibwo nakomeje kwishyuza biranga. Arumva rero ekipe yindi yaraje iranyegera, kandi kontra yanjye yarabinyemereraga. Mu kunyegera, ariko ikinini cyane cyagiye kibintera n'ukuntu n'undi nari narihanganye, ariko n'ukuntu igihe cyarageze cyuko twese tugeze muri lockdown, turi mu bibazo. Urabizi nyine ibintu byose byagiye biba, ubuyobozi bwandikira abakinnyi buvuga ko buhagaritse akazi. Mu guhagarika akazi k'abakinnyi, nimba uhagaritse abakozi bawe, kandi twese turi mu bibazo nkaho twafashanyije. Nanjye haza ekipe inyereka ko iri tayari kumfasha, ndavareka njye gusinya muri polisi. Mbere yo kujya gusinya muri ekipe ya polisi FC, wigeze ubimenyesha ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport? Hari wigeze unagisha inama mu bantu mwarimo banjye kinini? Njyewe nifatira ibyemezo, ko ndi umugabo, ndubatse. Rero nta muntu ugomba kumfatira ibyemezo. Ni njyewe ubuzi ibibazo mfite, ngomba gufata ibyemezo ndeba na situation uko nimeze. Navugishije president, nawe yarabizi, kuko ntabwo namubwiye ngo nzajya muri ino ekipe, ariko nawe yarabizi ko ngomba kugenda, kuko nta atari kubahiriza ibyo ngombwa. Nasabye release leta muri Rayon Sport, bampa release leta, ariko bandikaho ko tukujyanye muri Yanga.
ariko biramutse bipfuye bashyiramo biramutse bipfuye wagaruka muri Rayon Sport, ukagaruka muri Rayon Sport. So njye ndava nta kibazo kuko muri Yanga byari diru nyine yari shwa nari nyizeye, ndava nta kibazo babyandikaho, nabanje no kubyangamo ariko babyandikaho nta kibazo. Bipfuye rero nagarutse muri Rayon Sport, nari namaze no gusesa amasezerano na polisi kuko nari ngiye muri Yanga. So nagarutse muri Rayon Sport. Urumva Rayon Sport ntago yari ifite amafaranga yo kuma. Nahise mbabwira ko polisi yongeye irambwira ati dukomeze ya kontra, ko yari kontra nziza, ndava nta kibazo. Ubwo rero president arambwira nta kibazo ko nzayigwa release, mbona biri kuba birebire, bageraho barambwira ati ni kugira ngo ugende muri polisi nuko udusigira 2 million. Ndabwira so 2 million nyine niziki, nta nyine ngo za transfer, ni nka transfer. Nibwo rero nabonye ndavuga ubwo no kuvuga ngo mishara prime n'iki byose narabibarekeye byose, n'izo 2 million bansaba. Ndavuga okay, hari gihe wemera ikintu kuko udabuze power yo ko wabiburanira, ariko yenda hari icyo ushaka kugeraho. Kuko urabona nyuma nakubwiye ati kuva mu kwezi hafi kwa mbere kugeza mu ku kwezi udahembwa bro, udafata agafaranga ntabwo yabyoroshye. Kandi uko yenda najya kuregana na Rayon Sport, najya kurega yenda mvuga ndashaka iyo release, byantinza. Ndavuga kugira ngo umwana n'ejo bundi abure ayo mata cyangwa niki, so reka nyagwereza 2 million yimpereze. Ni muri ubwo buryo nyine ubikora kugira woroshye ikibazo kimwe kugira ngo imbere yawe habe heza, ariko nawe ubishyize nyine mu bitekerezo no so wumva ko izo 2 million wazitanga mu buhe buryo. Ngiye ku bwanjye n'umuperezida wangoye, nzamufata nk'umuperezida wangoye ku giti cyanjye, tarambaniye kuko byinshi nifuzaga ntago yigeze abinkorera nk'umuperezida n'undi wari ufite equipe. Ku giti cyanjye rero ntago navuga ngo Perezida Sadate rwose ngo ngiye ngo nzagenda ngo mwishimire cyangwa niki, no kuba yaramaye release letter. Mfite inzira namusabyemo release letter neza, we abinyuza mu zindi nzira. Ntago rero navuga ati Perezida Sadate yarambaniye, oya, ntago yambaniye nk'umubyeyi, we yashatse inyungu nyinshi cyane. Niyo mpamvu ku giti cyane ngewe ntazavuga ati Perezida Sadate mubare mu bantu banyoboye nkumva ndishimye, wapi. Reka nkwibutse gukora subscribe nanone kuri N.G.O TV, ukazajya utanga abandi kubona byinshi bijyanye n'umupira w'amaguru, ubuzima rusange, imihoro y'abaturage ndetse n'ibindi bitandukanye.